gihugu cyanjye cy'amavuko, ubutaka bwamenetseho amaraso yanjye. Aha niho mpagaze kugira ngo ndinde igihugu cyanjye, ubutaka bwanjye, baturage banjye, igihugu cy'amavuko. Twese dutangaza igihugu cyanjye cyuzuye ubumwe. Harakabaho ubutaka bwanjye, harakabaho leta yanjye, igihugu cyanjye, igihugu cy'amavuko cyose uko cyakabaye. Roho yanze kuzaba umushoramari ngo akore amafaranga menshi agura izo modoka zihenze, we gusa ahitamo kwitangira imbaga ati niyo nasiga ubuzima nacyo. Yirangagije akazi keza ko mu biro ngo agwize ubutunzi nk'abandi, cyangwa se ngo ajye kuryoshya abari mu tubyiniro, wenda nibera umuhanzi nk'aba bose. We yahisemo kujya mu ishyamba kure y'uburiri ngo asinzire nk'abandi, cyangwa ngo ahorane n'imiryango yakuriyemo. Ni intwari koko, intwari ikora byose ku murongo, ntatinya imvura cyangwa igicuku, ubushyuhe cyangwa imbeho y'ubutita. Kuki akora gusa no gushyira imbere ubuzima bw'abenegihugu. Ukagira ngo ni amafi, abandi ukababona bagendera ku migozi. Ntibanatinya kunyura mu muriro w'itanura, bashobora kunyura mu buribwe uko bwaba bungana kose. Aba bitwa Special Forces, babarizwa mu mutwe udasanzwe wa gisirikare, bazwi nka Special Operation Forces. Uyu mutwe rero birumvikana ntihajyamo umusirikare ubonetse wese, oya siko bimeze. Uyu mutwe rero ubugizwe n'abasore n'inkumi b'intarumikwa batujwe bimwe bya nyabyo. Mbona hile mnasan mwangu sasa nitafanya namna gani?